Turagusuhuje wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques, tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe aho uherereye hose. Muri aya majwi meza y'uruhehemure turifuza kuganira namwe ku bibazo bigiye bitandukanye, aho uyu munsi twifuje kugira ngo tuganire ku kibazo kigiye kizengereje abantu benshi, ikintu cyitwa ibinure byinshi. Iyi ni indwara abenshi ntibazi yuko ari indwara, ariko ni n'indwara. Ufite ibinure byinshi mu mubiri, ese kuki bitakabaye bigabanyuka? Kuki utakagombye kuba ufite taye wifuza, taye nk'iy'abandi? Rero uyu munsi turagira ngo tubivugeho. Akenshi usanga abantu bafite iki kibazo, ugasanga bari kujya mu bitaro, bari kujya hehe, bari kwiyicisha inzara ngo barebe yuko ibinure byagabanyuka. Ni ikibazo, ntabwo waremewe kubabara ku buryo ujya kwiyicisha inzara. Ahubwo niba ufite iki kibazo ukaba ubonye iyi videwo, uguye ahantu hanyaho, kuko uguye ahantu hariho. Ahubwo kanda subscribe, ukande like, ushyireho comment. Tugeze ku bantu bageze ku 4,300, turifuza 4,330, turifuza kuzamuka tugere ku 10,000. kandi ni mwebwe ababireba, nzi yuko muri benshi. Ahubwo ni mukande subscribe, mushyireho like, niyo nkunga yanyu muba muntera, kuko fata umwanya munini wo kugira ngo ntegure bino byigwa kandi namwe bize kubagirira umumaro. Ntekereza yuko abantu benshi turavugana, batanga ubuhamya bw'ibyo bagiye bibonera, bagiye bakorerwa bitewe n'iyi cano bagenda bakurikirana. Atari ngombwa yuko bampamagaye, ahubwo bagakoresha ibyo tuvuga, maze umubiri wabo ukagenda umera neza. Ubwo rero ndagira ngo dukurikirane cano, dukurikirane ibiganiro, si iki kiganiro gusa, ahubwo n'ibindi biganiro, maze tujye turushaho kugenda twifatira amagara yacu tuyatunga neza. Wowe mushyashya tuguhaye ikaze, ndetse nawe ukihagera n'abandi basanzwe kudeshapa kuri mwebwe tugezejwe hano. Namwe mukomeze mulayikinge, mukomeze mwohereze ibi biganiro, bigende bigera kuri buri muntu wese udukurikira, cyangwa se niyo yaba atadukurikira, nimubyohereze. Abantu bari hanze ntabwo turi buze kubagezaho imiti, ariko wowe muvandimwe, oherereza mugenzi wawe, ye kongera kujya gutanga amafaranga ajya gushaka umuti w'ibinure. Duhari ku bwanyu gusa. Sinkunda abarozi, nkunda kubivuga. Niba hari umurozi witambitse ku buzima bwawe, ni ikibazo, ariko gikwiye gukemuka. Wowe kurikirana iyi cano, uzabasha kuba wamererwa neza, kuko imiti tugenda tuyivuga neza cyane. Ikibazo cyose waba ufite, twandikire muri komenti tugufashe, cyangwa se wandike kuri nimero dutanga 072 50 87 552. Izo niyo nimero yacu ushobora kudushakaho. Wambaza uti twimbike mu kiganiro, ukabura aho urashaka kumenya uburyo wajya wivura, rero cyangwa ugatabara abandi mu kibazo cy'ubu buzima barimo bubagoye, wowe jya kuri iyi cano, ukandeho subscribe, urebe ukuntu uzajya ubikurikirana, kandi ugende unatabara abandi bagenzi bawe. Uzahabonera n'izindi mpanuro zijyanye n'amagara meza, kwitaho uruhu rwawe. Ibi ngibi uzabisanga kuri cano Musabyimana Jacques. Ibiva mu bimera hamwe n'ibibazo by'umwuka, ibyo byose uzabisanga kuri iyi cano. Umaze kumva umuntu ngo bamubonye n'ibinure byinshi, rero
cyangwa ngo ibinure bibi mu maraso, ngiyi cano, ngiki kiganiro, ngiyi linki ushobora kumuvurisha, ngiki icyo wamwoherereza kikaba cyabasha kumufasha. Nguyu umuti woroshye kandi w'ingirakamaro cyane, ufasha koza umubiri, ugakuramo ibinuri biva mu mavuta, ku mavuta, mu binuri, mu bintu bibi twinjiza mu mubiri biciye mu byo turya buri munsi. Ibi turya buri munsi nibyo bishobora gutuma ibinuri byacu bigenda bikura, bikagenda biba binini, bitubangamira, bitubana ikibazo. Urambaza uti wakoresha iki? Ndagusaba pome ebyiri, ubwoko ubwo ari bwo bwose cyangwa se zirenga nta kibazo. Ndagusaba umucyayicyayi citronelle. Uyu mucyayicyayi dukunda kuwuvuga kuko ni ikimera gifite ubudahangarwa bwinshi cyane, aho kibasha kuvura indwara nyinshi nyinshi nyinshi. Ngusabe isafuriya nziza, ngusabe amazi. Ngibyo ibintu bigiye kukugabanyiriza ibinuri, aho kongera kwiyicisha inzara. Ntabwo tubishaka yuko wiyicisha inzara kandi ufite ibyo kurya. Ibi bintu numara kubibona nibyo bigiye kukuvura. Ronga neza pome rero, maze ukatagure uduce duto duto, ushyire mu isafuriya. Ronga kandi umucyayicyayi citronelle, wongeremo amababi make, maze usukemo amazi. Bitereke ku muriro mukeya kugera bihiye neza. Izo ntungamubiri zo muri pome na citronelle zimaze kuvangana n'amazi, bikure ku muriro, ubireke bihore. Hanyuma ubiminine maze ubishyire mu gacupa kabugenewe cyangwa se keza gateguye neza, ubibike neza. Urambaza uti urabikora gute ukimara kugera kuri ibyo ngibyo? Reka mbanze nkubwire bimwe mu bintu biri buze kugufasha kugira ngo uze kubikoresha ubyumva kandi ubizi neza. Pome zirimo intungamubiri ifasha umubiri kugabanya ukwinjiza ibinuri ni mu tugingo ngengabuzima. Pome zitetswe hamwe n'icyayi cya citronelle bifasha kugabanya cholesterol cyangwa se ibinure mu mubiri, kandi bigafasha gucungacunga isukari yo mu maraso ku rugero rwiza. Muri make ba bantu bagira imivuduko y'amaraso bashobora kuyikoresha kugira ngo itagumya ihindagurika ikajya ku kigero cyayo. Ifasha mu kuba yagabanya impatwe, constipation. Uyu muti kandi urafasha kugabanya amaganya. Abantu bagira amaganya menshi urabafasha. Kurwanya indwara ziterwa n'udukoko twanduza. Uyu muti uragufasha, ufasha umubiri gukora amaraso meza kandi ugafasha kugira amagara meza yo mu kanwa n'amenyo. Abantu bafite ikibazo cy'amenyo, citronelle iraza kubafasha, ndetse na pome. Uyu muti ufasha kandi abantu bakunda kugira ububabare bw'umubiri bwisubiriza, bugenda bwisubiramo kandi bidafite imva n'imvano zisobanutse. Uyu muti uraza kugufasha neza cyane. Ahangaha ngeze ku cyitonderwa. Mbere y'uko mvuga icyitonderwa, mbere y'uko mvuga uko umuti ufatwa cyangwa se unyobwa, reka tubanze tunyarukire muri Nana Nutrition and Market. Badufitiye ibikoresho bigiye bitandukanye, ariko by the way badufitiye n'akazi. Byaba ari ikibazo
ugiye kwishakira uburyo ki wubaka umubiri, wamara kuwubaka ntuyishake n'akazi, uburyo bw'imibereho. Abasore benshi, urubyiruko barimo barataka cyane bavuga yuko barangije amashuri ariko akazi akaba ari ikibazo. Niba rero urangije amashuri akazi kakaba ari ikibazo, nyarukira muri Nanana Trading and Market, baraza kugufasha. Dukorera hano i Kigali mu Rwanda, hano dukorera i Kigali, i Remera ndetse na Kimihurura, tugakorera i Musanze ndetse tugakorera n'i Rubavu. I Burundi turakorera Bujumbura, tugakorera ku Muyinga, ndetse Kampala turimo turakorera, i Bugande turakorera Kampala, tugakorera Ndeba, ndetse muri Kongo turakorera Kinshasa, tugakorera Goma, tugakorera Butembo. Aho hose rero ni ahantu turi kugenda dukorera. Ushobora kuba ushaka serivisi zimwe na zimwe waba ushaka, Nanana Trading and Market ikaba yabikugezaho. Ubwo iyo mvuze Nanana Trading and Market, harimo igice cy'ubuzima, hakaba n'igice cy'ubucuruzi. Ibyo wakwifuzamo babigufashamo. Akazi aho ushaka urahabona, bwaba bucuruzi, ibyo ushaka urabibona. Urakoze cyane rero. Reka mbabwire yuko uyu muti rero mu kuwunywa, twagarutse, ni ikirahure kimwe cy'iyi mvange, 2 ku munsi, isaha iyo ari yo yose. Ubikore isaha iyo ari yo yose, nta kibazo. Bikore mu gihe cy'ibyumweru 2, hanyuma ufate akaruhuko. Bikore mu gihe cy'ibyumweru 2, nurangiza ufatemo akaruhuko, maze nubikora ukwezi umbwire uko bizaba bimeze. Ndagira ngo nkubwire yuko umubiri wawe uzaba umaze gusubira kuri gahunda, umaze gusubirana. Icyitonderwa rero kuri uyu muti twamaze kuvuga, abagore batwite ntabwo bemerewe uyu muti. Utazawukoresha utwite ngo urashaka kugabanya ibinure, oya, ntabwo uwemerewe. Abagore batwite ntibemerewe uyu muti. Niba urimo urafashwa n'ibi byigisho, kanda subscribe, ushyireho like, ukande comment, ndetse usangize abandi, kora share izi video kugira ngo